Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Murambabarira ntabwo byankundiye ko nsoza igitabo cy'Abaheburayo. Reka dukomeze duhereye ku bice 11. Dusome mu izina rya Yesu. Kwizera icyari cyo ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza ni uko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Icyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kahini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza, kandi niko kwatumye nanone akivugwa n'ubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi. Aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujyaho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba n'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekereje ko yasezeranije ariyo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo mu ijuru kuba benshi, kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Icyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege. Uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye. Nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esawu imigisha y'ibizaba. Kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yosefu bombi, agasenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisiraheli, agategeka iby'amagufa ye. Kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza ntibatinye itegeko ry'umwami. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso, kugira ngo
urimbura abana b'imfura atabakoraho. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi, Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'i Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Mbese mvuge ikindi ki? Igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Ibice 12. Kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Mwebweho ntimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha, kandi mwibagiwe kwa guhugura kubabwira nk'abana ngo, mwana wanjye, ntugasuzugure igihano Uwiteka ahana, kandi ntugwe isari nagucyaha, kuko uwo Uwiteka akunze ari we ahana, kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Nimwihanganira ibihano, muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana ki udahanwa na se? Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho muba muri ibibyarwa mutari abana nyakuri. Ko dufite ba data batubyaye ku mibiri, bakaduhana natwe tukabubaha, ntidukwiriye kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tugahoraho? Kuko ba bandi baduhanaga iminsi mike nk'uko byari bibabereye byiza, naho uwo aduhanira kugira ngo bitubere byiza dusangire kwera kwe. Nta gihano kinezeza ukigihanwa, ahubwo kimutera umubabaro. Ariko rero hanyuma cyera imbuto zo gukiranuka zihesha amahoro abamenyerejwe nacyo. Nuko mumanike amaboko atentebutse, mugorore amavi aremaye, kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse, kugira ngo ikirenge gicumbagira kidakuka rwose, ahubwo gikire. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana, kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuraga umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana n'ubwo yabishakaga cyane arira. Itandukaniro ry'iby'ubwami bw'Imana
bwo mu isezerano rya kera n'ubwo mu isezerano rishya. Ntimwegereye wa musozi ubasha gukorwaho wakaga umuriro, cyangwa ngo mwegere igicu n'umwijima w'icuraburindi n'umuyaga w'ishuheri n'ijwi ry'impanda n'iry'amagambo. Abaryumvise bakingingira kutongerwaho ijambo, kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe, ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicisha amabuye. Ibyo byose byari ibiteye ubwoba. Nicyo cyatumye Mose avuga ati, mfite ubwoba cyane, ndahinda umushyitsi. Ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya. Mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Mwirinde mutanga kumva iyo ivuga, ubwo ba bandi batakize kuko banze kumva iyababuriye iri mu isi, nkanswe twebwe niba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru. Ijwi ryayo ryateye isi igishyitsi icyo gihe, ariko none ubu irasezeranije iti, hasigaye rimwe ngatera isi igishyitsi, ariko si yo yonyine, ahubwo n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa, kuko ari ibyaremwe, kugira ngo ibitanyeganyezwa bihoreho, kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana, kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha, tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Ibice 13. Guhugura kutari kumwe. Mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe. Ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi bacumbikiye abamarayika batabizi. Mwibuke imbohe nk'ababohanywe nazo, mwibuke n'abagirirwa nabi, kuko namwe muri mu mubiri. Kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti, sinzagusiga na hato, kandi ntabwo nzaguhana na hato. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti, Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana, udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Dufite igicaniro icy'abakora umurimo wa rya hema badahawe uburenganzira dufite igicaniro icyo abakora umurimo wa rya hema badahawe uburenganzira bwo kuriraho, kuko intumbi z'amatungo iz'umutambyi mukuru ajyana amaraso yazo ahera kuba impongano y'ibyaha zitwikirwa inyuma y'urugo. Nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo, kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye. Nuko dusohoke tumusange inyuma y'urugo, twemeye gutukwa kubwe, kuko hano tudafite umudugudu uhoraho, ahubwo dushaka uzaza. Nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe, tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ye ihimbaza izina ryayo. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Mwumvire ababayobora, mubagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Nuko rero mubumvire, kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana akangononwa kudagira icyo kumarira mwebwe. Mudusabire, kuko twiringiye yuko tudafite umutima wicira urubanza,
tukaba dushaka kugira ingeso nziza muri byose, kandi ndiyongeza kubahugura kudusabira kugira ngo ntebutswe vuba kubagarurirwa. Nuko Imana Nyiramahoro yazuye umutahiza w'intama ari we Mwami wacu Yesu, imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose, ibatunganya rwose mu byiza byose, kugira ngo mukore ibyo ishaka, ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo, icyubahiro kibi cy'iteka ryose. Amena. Bene Data, ndabinginga kugira ngo mwihanganire ukuguhugura kwanjye, kuko dore nkubandikiye mu magambo make. Ndababwira yuko mwene Data Timoteyo yabohowe, naza vuba nzababona turi kumwe. Muntahirize ababayobora bose, muntahirize n'abera bose, abo muri Italiya barabatashya. Ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese. Amen. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu. Dushoje igitabo cy'Abaheburayo.